bashyigikire imbaraga z'Imana nizibe kubigisha babo n'izina rya Yesu kugira ngo bahe ibyo bahawe n'Umwuka Wera kubaha kuko rero itorero ry'ejo hazaza n'abayobozi b'ejo hazaza n'igihugu cy'ejo hazaza tubasaba Umwuka Wera kuba muri bo kandi ijambo ryawe rikagwira mu bugingo bwabo mu izina rya Yesu. natwe tugiye kumva ijambo ryawe dusengere umukozi wawe umwuzuze Umwuka Wera ntavuge kubwe avuga abwirijwe kandi twumvire muri we icyo Umwuka Wera avugana natwe. urakoze ko wumvise kandi tugiye kubana natwe twirukanye gukora ku ngazi mu izina rya Yesu. reka Umwuka Wera aterere aho imitima yose kuba maso kugira ngo yumve icyo yibwira. urakoze ko twumvise mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Haleluya. Haleluya. Tusome ijambo ry'Imana. Tusome ijambo ry'Imana. Usanga mu gitabo cya mbere cy'Abami. Tugasoma ibice byaho 8 mbere ku murongo waho 27. Hanyuma ku batazi babirangije itorero rya Kagarama Nyomorera ariko murahana bitigaha shimira Imana rero muri mwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryayo uyu munsi. Imana yibazwe. Amen, amen, amen. Dusome ijambo ry'Imana biremo ni Abami ibice 18 turahera ku murongo wa 27.
30. Eliya aherako abwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera sana. Igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Hanyuma dusimbuke dusome 38. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'ibibi n'amabuye n'umukungugu ukamya amazi yari mu ruhavu yose. Maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye baravuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Twikirize tuvuge ngo amen. Haleluya. Twongere twikirize tuvuge ngo amen. Imana ishimwe. Ndashimira Imana ko Imana impaye umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, ariko kandi nshimira n'abayobozi bampaye ikaze. Imana imugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo gukorera Imana mu gihe cyawe uyizi neza. Gukorera Imana mu gihe cyawe uyizi neza. Mwe muretse gusoma murangije gusoma tuza kugira ahantu tuvuga turahababwira, ariko mubura amaso hanyuma tuganire. Gukorera Imana mu gihe cyawe uyizi neza. Gusa ijambo ryumvikana, ntekereza ko kuganira byinshi iyo ntabwo wakwibagirwa kuko rikumvikana. Ushobora guhurira ahantu ukibuka ko mwari mufite yigeze yakuganiriza ijambo rivuga ngo gukorera Imana mu gihe cyawe uyizi neza. Kandi niko Danieli yanditse yaravuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakore iby'ubutwari. Imana ishimwe. Ariko ni abantu bagize, abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakore iby'ubutwari. Amen. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Gukorera Imana mu gihe cyawe uyizi neza. Mwabwibaza ko se ntabwo tuzi Imana kuko bibaho ko tutazi Imana gukorera. Ariko ndagira ngo tuganire kuri iri jambo. Iyo usomye mu gice 14 tuhasanga amakuru y'umwami witwaga Yerobowamu. Yerobowamu y'ingoma mu Isirayeli. Imana yamuvanye ahantu kure iramuzana imugeza bugufi, hanyuma imuhindura kuba umwami. Imuzanye rero imuha kondisiyo z'uko azabigenza, imubwira ko igihe cyose azigera yibwira Imana kwita ibindi bintu Imana izamugirira nabi. Imana idufashe, kubera ko ubuzima bwayo Imana turi imbere y'Imana ifuha yaba icyaha. Hanyuma rero uyu mwami ageze ku ngoma bayimuhera yavuga ko kugira ngo tuze kumvira ijambo, ageze ku ngoma ngo akora ibyabo n'amaso y'Uwiteka cyane ngo agerageza ibintu byose bishobora kwimura Imana, arabibuza abishyira aho ngaho. Nuza gusoma uraza gusanga yarageze amateka mabi. Kuva rero kuri uyu mwami Yerobowamu niwe Imana yahaye amasezerano mabi, iramubwira ngo nzamaraho ukomoka kuri uyu mwami Yerobowamu. Ariko Imana ntiyakoresheje ngo yaravuze ngo nzamaraho, yakoresheje imvugo igaya. Mu kuvuga yavuze ngo nzakuraho. Na ntabwo ashaka kugira amafaranga kuko muza kuhasoma muraza gusanga yaragize amasezerano mabi abishe ku ngoma ye, kandi Imana yabikoze niko yagize gute yabikoze. Uruhererekane rero kuva kuri uyu mwami Yerobowamu ukazamuka ukaza ukagera kuri uyu mwami witwa Omuri. Omuri ni mu bice 16 niwe warushaye uyu mwami tugiye kuvugaho witwa Aha. Imana idufashe. Abandi bose urwo ruhererekane ngo bibaze ingoma, ariko Imana bagera ku ntebe ngo bakayikora ibintu bibi, bakibika ibigirwamana, bagasenga ibishushanyo, kandi ibyo bintu byari ibyaha Imana yanga urunuka. Kugera kuri uyu mwami witwaga Omuri, iyi ngoma Imana iramubwira
akibara kwima ingoma ageze ku ngoma we Imana imuha polisiyo ariko we yageze ku ngoma bagiki we ngo yabaye aba muri pe ngo nizigeze nazo ndimo soma ngo we yakoze n'ibyo abandi bari batakoze ageze ku ngoma ngiye kwimura Imana Isirayeli nivaneho ni Isirayeli ku buryo itazigera igaragara barabigerageza aravuga ngo n'ibyo abandi batakoze rero nzabikora nzabikora hanyuma Imana buriya ni nyamahoro yakwihoreraga nkaho ntayihari Imana idufasha kandi Imana itugirire neza hanyuma rero ngo akimara kugera ku ngoma maze kabiri baravuga ngo ntabwo bihagije ngo ahita aragenda ajya gushaka umugore w'umunyamahangakazi witwaga Yezebeli niyo hari umugore ubaho bibiri ifu uyu mugore witwaga Yezebeli Yezebeli ahageze asanga yatangiye kwimura Imana ya Isirayeli akoresheje ibigirwamana ariko ngo ahageze ngo aravuga ngo noneho dore icyo ngiye gukora ngo yahagurutse iwabo ngo azanye n'ibigirwamana by'iwabo ngo arabizana ngo agere aho ngaho ngo ahita abwira umwami aramubwira ngo ibi byose byo gusenga aya nashara ntabwo bihagije tuyubakire inzu twubake ahantu bayari igomba kuba ariko kandi ibyo ntibihagije nitujya ku meza ni saa sita igihe cyose tubona Imana tujye gusangira abahanuzi ba bayari kugira ngo Imana ibabare ariko ndashaka kubashimira Imana ni Imana ishobora byose ni Imana ishobora amen murahari tuganire haleluya ni Imana ishobora neza baragenda barayubakira abantu bakagenda kwereje n'ibyo baragata abasoko batanze ngiye kubikora ngo bakajya basangira n'ibigirwamana ngo bakajya mu nzu y'Imana bagasangira mbese ngo yumve ibyo ntibihagije Yezebeli arabati no kuba yuko abantu bavuga Imana igihugu cya Isirayeli tubarindure duhereye ku bahanuzi bose bari mu gihugu tubamare ingoma yari yishewe ngo afite icyemezo kugira ngo yarimbure abahanuzi ariko ntiyamenya kwitereka hari umukozi w'Imana Imana yabitseho witwa Obadiya amen kuri Imana izuge yesize abantu bibiri imbere y'Imana bari gushakisha ikiribura abahanuzi ngo bari mu gihugu ariko ubwami hari umuhanuzi witwa Obadiya ngo barimo bajya inama baramenya ko hari abantu bagiye inama bihereye ubwami aravuga ngo bahanuzi mbere y'uko bapfa ndababaza bafate bahishe nishake izabagaburire tuzageza igihe bizashirira ariko sizemera ko bapfa bave mu rugo ko n'ubu bashaka kubaganira haleluya muracyari muzamura ibiganza haleluya agira ngo bari bushire kundi ntabwo bashira ntabwo biba basenze Imana ishobora byose ngo fata 50 abahisha mu abandi 50 abahisha mu iburyo n'ibumoso ngo bashira bakiyemeza kubagaburira Imana idufashe abantu bakwiye kumenya Imana ku rwego rw'urugendo rukomeye kugeza ku Imana yabo Imana ihimbaza barabagaburira barabatunga sebera bati mubiki ntabwo bakeneye ihene abantu bose mubice tubabare ngo bandi barabahinga ariko barabatunga baba mu mvugo Imana ishimwe ngo akajya bagaburira kugera no kwefashe nimusoma muraza gusanga umuhanuzi ariko wafashe umwenda w'umugabo wa mugore igihe bari bagiye guteza abana wa mugore yaravuze ku mugabo wanjye yatuza abantu b'Imana uyu mwenda ureba ngiye kureba Elisa agira icyo akora si umwenda usanzwe hari icyo wakoze yatuza abakozi b'Imana ngo arabaca kugenda mu mwenda munini kugira ngo badashira ngo bakorera payani bakorera ashera baragenda bagaragara ko Imana barasi niyo baraho batuyikure ariko Imana yicaye hejuru ikabitegereza ikabareba buriya Imana ifata umwanzuro n'icyemezo gikomeye mu gihe kimwe rero agasuzuguro k'amajwi kuba kenshi abantu bari kubibaza niba Imana aho nshaka nayibaho ngo hahaguruka umukozi w'Imana witwa Eliya naho bashakaga kubabwira ngo hahaguruka umukozi w'Imana witwa Eliya ngo akimara guhaguruka ngo wari umusuhuke w'i Galilaya ngo arahaguruka aravuga ngo nta kintu kirimo gutuma abantu bimura Imana ni umurebe bafite ntaci nta gasuzuguro bararezwe ngiye imbere y'Imana nabonye umugabo udasa
ashingiye ku Mana akorana nayo ntacyo nakora kugira ngo Imana ya Isirayeli igarure icyizere, kugira ngo Imana ya Isirayeli yongere kugaruka. Ntacyo nakora kwe baravuga ibi bintu biteye abagure nazamutse nibwa waragezeyo abo ari n'amahanga arabwira ngo jya kubaho n'amahanga dore ikintu cyiza uhereye uyu munsi nshingiye ku gasuzuguro bakwibira Imana ya Isirayeli uhereye uyu munsi tuvuga nta mvura izongera kugwa mu gihugu. Kabiri nta gikize nagerageje gusoma imirongo myinshi nsanga nta mwana kubeguga ashingiye ku Mana akorana n'agasuzuguro gupima Imana ya Isirayeli bakikira igikoma n'agasuzuguro no ibikunda ntabwo bivamo. Bene abo bantu rero iyo Imana ibarebye ibintu neza, Imana irabakeneye, Imana irabakeneye muri iki gihe abazi bacyo ibikunda uhereye uyu munsi tuvuga nta mvura izongera kugwa, nta kintu kizongera kuzageza igihe gize gute mbitegeke ngaho bakuguhana no kuhanya makumi wamudugudu ntiwapfa kujyayo sizero kuvuga no kuhanya umudugudu byapfa Imana witegereje yabahawe n'Imana nawe yaremewe wakakira bahita amaduka bahise bagira bifuza ariko inzira bari basa Imana idapfa twese neza abafite amashyi bikomera amashyi idapfa twese neza. Ni iki nyavuga ibintu bimeze ntajwi yumvishe ashingiye ku gasuzuguro kuko Imana imuyoboka Isirayeli ati ntabwo ibikunda nagize ari ngo hagarika kuhagaze kware Imana bigahagarara muri ngerageze ko kwahise kandi dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo y'uwo yatubwiye ntabwo twagiye kubaho Imana ishimwe ntabwo twagenda abantu bageze bizeye aravuga ngo kandi bizamara imyaka 3 n'amezi 5 nta babwira n'abantu ko bitegetse kandi ndakije warataragera ariko inzira arimo amanuka Imana iramubwira ngo ndetse umwana wawe yo ukoze ibintu byiza ndashaka ni ikintu ari nabuze ari umucengeri muri iki gihe Imana ishimwe ubuvuye kutuvuga uhereye kutuvuga ibyo uvuze byose ntabizeho na kimwe niko bizagenda amariba ari kuziga zaburaga amazi ndayafutse amasoko yo mwijuru yamaburaga amazi ndayafunze kuzageza igihe ugeze gute ubitegeke kugira ngo utazagira ikibazo kigendanye n'ibyo uvuze ngwino mukuru ntabwo Imana ishobora kugusiga mu kibazo iramubwira ngo sindi bugusige hano ntusize hano wakwemerera hano wimanuka kujyana zagutumira Imana igufasha nagira ngo mbabwire ko Imana ifite ubushobozi bwo kugutungira ahantu ushaka izagutungira abantu bahagarara mu gaciro bakabaza muri neza y'Imana iramubwira ngo manuka ndakujyana ku kagezi ubute ndakutageza ikindi gitero nzagutungira ukoresheje imikoro waramanuka ajya ku kagezi ariko Imana ishimwe waragenda yicara impande y'akagezi wahageze wakajya amazi yawe ukwezi kwa mbere z'abana bahagaze barasize ukwezi kwa kabiri barasize ukwezi kwa gatatu barasize ukwezi kwa kane barasize barimo bagiye kurasize tujye gusenga turebe ko hari imvura iri kugwa batangira guhamagara bya biti abantu cyane imvura iramo uko wagatangira uko wagatangira umwaka urashira umwaka n'igice birashira imyaka ibiri irashira umwaka aravuga ati nyamara bya bigomba ngo yavuze mbanza byarasize
ntabwo barimo kuza intare zishobora kuba ubwatsi indogobe nta bwatsi ikibazo kiravutse baravuga nyamara mujye gushakisha wa muntu w'Imana witwaye Eliya niwe wateje ikibazo mu gihugu mugende kumushakisha batanga amatangazo uhereye hasi ku bayobozi batoya bo hasi mukageza ku bandi bakomeye bo hejuru arababwira ngo umuntu wese uzabona Eliya azura amaso kuvuga agatureba muri iki gihugu cy'u Rwanda ukiri utahoze ubu kuko bagushakisha bakakubura ariko mwumve ikimana ikoze gikomeye yafashe Eliya imana ku kagezi iramubwira uzakunyirayo uzaguhisha hano umva ntibazagushaka ngo bakubone nubwo ndibaza imana yarikoze imushyira ku kagezi ikoresha amazi y'akagezi arayanywa ikoresha ibikona buriya birizi ibikona ariko abahanga mu kwigisha biriya bavuga ko ari abanyamahanga bahanywa abanyamahanga ku Bisirayeli barimo kubona igikona kiza kurumutse ngo bahagera ukuboko kwiza kw'Imana kubana nawe ngo bahagera bakavuga ngo dore muzehe wawe udore ahantu yicaye ku mazi byaramucaha bamwe bakamuhereza umutsima abandi bakamuhereza inyama yamara guhaha ngo agafata amazi y'akagezi akagubwa neza inzara igatera kugera ubwo batangira gutungwa n'amahungu abandi ngo batangira gutungwa n'ibisaya y'indogobe Imana idufashe ngo indogobe zabo inyungu zabo ngo bihinga ubwatsi biramo barimo ugire ushakisha mu witwa Eliya Imana yarahisha nuko Imana ijya iduhisha ikaduhisha abarozi bahari ikaduhisha abapfumu bahari ikaduhisha abakonikoni bahari ikaduhisha nyabingi zihari ikaduhisha abakugambanira bahari kubera ko Imana ishobora byose nuko igira igenza ujya nawe ufite ibikwiye ariko dushimira Imana iduhisha tuzamura ibiganza tubikunze abanyakigali muri bitangaza tuzamura ibiganza dushimira Imana twese ni umuntu w'Imana Imana ikwiye gushimira ibihe byose amen Imana iduhisha Imana iduhisha Imana iduhisha amen amen Imana iduhisha Imana gusa iduhisha abantu bari bayitega Imana iduhisha umuntu agatega ibintu gito kugira ngo birakwita gaca gitondo ukabitanga ugakomeza ugakomera tukavuga ati byageze bitese kubyo amazi ajyana bifite imbaraga ukaratanga kuririmba kugira ngo umukirisi icyo n'ikintu gihumuriza umutima wawe Imana irakwiye amen umuntu atagambana akira mu bihugu by'Imana kumva Imana iri mu nama ikuzuza ryasezerano rivuga ngo ahandi bazatera ariko si nzabatera ariko abakirisitu bashinzwe cyangwa barataje ariko sinjye nzabateranisha biga tugatatanyiranyije gusingiza Imana ishimwe ubwo bushobozi Imana bwo kurinda abantu bayoboye Imana ihimbaza Imana yarufite maze Imana yarufite vamubwire bene Imana yarufite bimurindira ko kageze ntibamubona baramushakisha barabura barashakisha barahera ntabwo mu mudugudu barakubuze mu isibo barakubuze mu kagari barakubuze mu murenge barakubuze mu karere barakubuze kuko urumva ibyo bintu bibaho ariko Imana yamushyize mu cyo cy'uburinzi amen kandi igeze yakora Abisirayeli abanyegiputa babirutse ngo yaraje kujya hagati yabo ngo kuba Egiputa ngo ihinduka inkingi y'umwijima irababwira ngo ntabwo biri buvemo ngo kuri aba ngaba biri bahinduka inkingi y'iki y'umwijima ariko kuri aba b'imbere ibabera inkingi y'umucyo ngo abanyegiputa bakajya bakaba bavuga bati ko tumwumva bavugira hano inyuma umva ukuntu Imana ishobora byose ko turimo tumwumva bavugira hano inyuma ariko tudafite ubushobozi bwo kugira icyo tubakora Imana igitambikamo hagati hano ibitugenza biri inyuma yacu tubidushyikiriye yo haleluya abaje gusenga haleluya hagati hano mubakajya bumva batari kumwe bariye ku Bisirayeli ngo barimo barareba n'amaso yabo ariko ku banyegiputa Imana yazanye umwijima imutera mu maso yabavuga ati mubiruke hano muzabafata barasenze Imana ishimwe nuko Imana ikigenza igarisha abantu bayo bayisenze no mu gihe kigaragara nk'igikomeye ngo baramushakisha barayiga neza baramuhera ubundi ntaburiya tukabara biragenda bikubita mu myaka itatu batarakora
akagezi kagenda karagira gute karakama ndamubwira ngo akagezi karakamye biraraje keretse karakamye biraraje ariko basezerano twagira sinakuzuza wabanye nanjye neza wakoze ibintu udashaka abandi barimo barikubaniza ntabwo bakureka zamuka utungire kugupfakaza imana ihimbaza imana iramusaba ngimujyana ku mupfakazi utuye ahantu bitaga Isefani iramubwira ngo turakageze karaka ariko ahangaha niho ugiye kugutungira naho bahageze asanga insanganyamatsiko ngo yasanze uwo mupfakazi asigaje gake ngo agiye kuvuga kukavuga ngo niho ngo yiciye kurwanya ngo yari agiye kukavuga ngo we n'umwana we ngo bakajye bipfire bagire bati bipfire bwawe bavuga ati nta akamusiga bagenda yihuta kugeza kugira ngo gira musanga amazi kubaho ibute wari musanga bagenda agiye kumusanga amazi kugira ngo uzanire naka ugiye uzanire n'agatsi meze nabi mu gifu nkaho muri akavuga ati soho tese cyane utangiye kumusanga amazi no gusaba kare ha uramusaba safara cyo wabayetse gusaba tukaganira wabayetse gusaba tukaganira ko umva umutumwe imana idufashe kandi imana itugire neza mu mvugo y'iki gihe gusa kugira ngo byakora ntabwo byakora ngo niko yari asigaranye konyine kandi ngo yari afite komisiyo y'uko agiye kukavuga we kumara bakajya gute bakicira genda ihute uzane navuga ki sigaranye n'umwana wawe tugiye kukavuga ku mipira nta kibazo gisigaye natwe ntituri mbere yaramubwira ngo genda ubigenze uko mubwiye hari abagabo batagira isoni genda ubigenze uko neza gute ubwiye iyo turimo tubivuga tubiganiriza abantu ngo bibyoroshye mudamu wajya kwitiza y'amezi umunani ya mbere y'umwana wawe ufite w'imfura bigeze kugira igihe tugira krizi ikomeye sijya kwibagirwa mu nzu gusigarana n'imodoka y'ibihumbi bijya bibaho n'igihumbi cy'ikindi noneho rero haza abantu basaba murabareba abantu bagenda basaba hari yaseka ko bahana agasaba baraza twari turi mu rugo n'imyiteguro ushaka kujya kuri biro igihe nakoraga agahanga na miti kwa rugenge araza ngo nasigiye abakozi b'imana ni umutima wihuse kugira ngo muracyagenda ndeba madamu ndakora ko n'igihe ndatanga ibintu kandi iyo metwitse ya mbere yaramuzunguza kandi igihe byagiraga ngo tukajya kubona tukabona na leta ikajyana kwa muganga tuvuga ngo rwose uko n'igihe ndamubwira ngo tugiye gutanga ibihumbi ngo tubiziranye rero ko aricyo kiri hano mu nzu twagiye tumenya ubwenge ubu rero ibintu byose dushyira mu mibare ndamubwira ngo tumenye ubwenge numva ntakintu dufite bareba basaba rero abantu baba bakiri nasenge abakozi b'imana ntacyo dufite ababagisha agishyira kuri ntabwo y'umutima ora cyo kuvuga kandi isigaye koka satani mbese niko bakora isigara ibikira abantu muri ntabwo naganishe wakira ibifite kuri abo cyo gusa aba arasema nta kibazo wafite ntazi mu mezi tumaranye nta kibazo ufite urashaka gutanga inoti y'igihumbi dufite hano mu nzu nubwo dufite mituweli niba kuri mituweli wagerageza kuzagera kwa muganga ugashakisha uragitanga nta kibazo ati mpamvu uza n'ikintu ndagitanga kubera ko umuntu aba urura urumva kurusha kandi umuntu aba ari ku isi ariko nashize mu bwenge nashize mu ki ibyo kubwira ngo imana iraza gukora igitangaza ntabwo tubatekereza aragaruka nyuma yo kukihereza inama nanjye abasirikare umutwe batekwera nanjye reka nze neza ndabona kuvuga ndaza kuzaza no kwanga ngo wowe ndayasanga sigiye kuri banki simbabwiye ko nari mfite igihumbi kimwe mbere n'inyuma hari ahantu tujya tugashyira mu bwire neza kandi ugashyira mu bwire imana igusabye yashyize ukuboko hano no iragusaba bitanu hano nyuma yahashyize menshi ukavuga uti nta tujya tumenya ubwenge se ni ikintu baba barimo batubwira umva ku bwizi bw'ubu niba umvira imana imana izakora imirimo n'ibitangaza imana idufashe kandi imana itugeze amuka niba bakubitanga ibyishimo bavuga nti ngaho niba bifite ibintu byinshi aragenda yishinguraho nagiraga famiye y'abantu bishushanyo bari batuye kibagabaga
mu mudamu w'abaga ariko mwari gupita ikaramu unavuye aheze urashaka kugira ahantu ujya mukandi gashaka kujyana n'abana bose wari kugira ngo bajyane udashaka kubazana mu masenge kuboya ngiye kuva mu nzu ngiye muri biro nakera ndavuye aheze uzi kuko kandi yitana ngwiri ngaho ngari gutegura kwihuta mu minota 10 hageze cyangwa 15 abaje biruka ivuganire kagendereze gace Imana yanataga igihugu hari ibiti hari araza akimara kuza abarinzi tumuhaye karibu akimara kwinjira mu buzima araza asuhuza umudamu wacu aramusuhuzanya mu mudo mbura rero kuri kumwe kuba kwisi kwawe ngo ubugera mu rusengero ukabugera hano buri mugore hano kwezi kugaburira umugore sinakugaburiye mu bantu twakoze bakakora imifuka 12 y'umuceri muri uwo mugore atarafata umuceri ariko kugira ngo Imana igaragaze itangaza igaragaza mu biganza bye hasi umweru ngo nta marasaba ngo ntacyo ngo ika atoroka gusa tumenya abagore bari hafi kujya umugore arakuri bari hafi kujya ahita kuranisha rwose kuko Imana yagiraga indengere ntaza kumwanya data twese mwiza ahita kuranisha fasoma ngo tutari kwase gusa kugira ngo ku gasoko umusanyi muto ngo nibura mu kwezi cyangwa se igihe gisigaye gerageze kubono amuhereza 20 bachi sinatanze igihumbi nicishishwa gace gace umwe gukoranyira ngo gace yatewe nabi yewe kuri yari neza usinifuye turasenga Imana koze turimo gusenga turangije gusenga ati kabesha arongera kumushakoshi yese ku modoka ye kumusengera avana amani nanjye bapeza atashira nawe batesha izina rya Yesu amen Imana ni data wa twese subira mu gitabo cy'Imana bakubwira wari wasabaye tukabagose nazamuye kwizera abakurano umbwira ngo nta kintu gihari none aya mafaranga avuye he yakujya mubwira ngo kuko icyo gihe kugeza kuri uyu munsi biri bintu byaduteye no kwizera umudamu wanjye nubwo yaba ntacyo afite abazika Imana usenga Imana ishobora byose abazika Imana ishobora byose kuba Kigali muri iyi minsi ubwo se ndabikaba Kigali ndiretse sibye ko mwahagaze kugabanya Kigali cyane kugira ngo benshi muvukira si neza y'Imana ihora abasha kwipima ntihari abasha kurembera asizima ntihari abasha kwigana ikavurira neza ikahaba tuzi none si ko muragira ngo bamubaye asibye umwana ushaka umuturage bigaha narabakidaga mu nkuru Kicukiro ariko turashimiye ivuga bikaba yategeka bigakomera tubisabura ibiganza ni data wa twese mwiza nizo zaganda amari hakubaka kuze tugira ibihe byiza bakigana ku cyumweru n'agaruka ubigishije mu Rwanda wasanga hari abakora kavuga bya izina rya Yesu kintu kumana cyaje suko bombo bya ko bya batera hafi yawe bantu barakomeye ntabwo gukora ariko nyewe mu myaka 20 maze ngeze ku mabisa bari Imana yamuhamagara ariko cyo ubusumuntu yamuhamagara kujya abwiriza akiri umwana kugira ngo muzakora neza cyane ngo mukora yihaye kandi byarafutse oya ayo maboko nayo ari Imana kutushimira Imana ayo makuru ari Imana kutushimira Imana ishimwe ako kandi Imana yakuha ukwiye kugashimisha haleluya Imana ishimwe abo bakera ukanzu mwaragenda yihuta kugira kwizera akaza arakubwira ngo hey uzi tuvuga akanwa ko kiradutse kare ntabwo muri kariya keba avanye agafuma avanye yazigera bamwe mu kuvuga Imana ishimwe nanone kandi barabwira kandi Imana ifashe Eliya imutumye kwagaza izanye kuri waba bakera waba ku musore cyangwa umugabo wagiye gutura muri rufata akabuhiza akabuhurira akamuhara akabuhiga kurya muri iki gihe cya none abakuru bagiye muri Yorodani n'imizi yasiga kereka umukecuru umwe niwe wagiye muri Asane baramubaza ngo tugenze tutagira ngo umunyabubatiza ariko abwira pastor rero ati habe mwana umunyabubatiza hari indimi z'abakorezi bacu aha araje wabera arashobora ati pita abapfakazi ntagira umugabo niwe umutekera niwe umugaburira yamuhaye icyumba yamuhaye ameza na mbese ibintu byose bihari mujye mu
tumuhamagare ku Kabyere tumuhamagare ku Ngako agende basu tumuhamagare Eliya agende akana ko niwe kugaburira niwe ugufurira hari ibindi bihaguruke ariko Imana ni data twese aho ahira hakurira kugira ngo atagaragase Imana ihimbaza ngo arahaba abandi bose bari haba kugera ku rwego basengera bigeze mu gace umwami arahindukira afata n'umuhorero tuve muri iyi mikino ingamiya zacu zirapfuye indogobe zacu zirapfuye inyungu zacu ntiziri natwe ubwacu tugiye gupfa dore ababyeyi batangiye kurya abantu turabigenza gute ngafata abo bantu b'abahanuzi waba undi bahishe 150 mu muvumo n'abandi 50 aramubwira ngo nyura uruhande rumwe nanjye nyura unaca iburyo unaca ibumoso tujye kureba ko twabona utwatsi niba wenda urumva igihugu cyose nta kintu kimwe turebe ko hari akantu twabona ngo umwaca unaca ariko barimo bibaza Eliya kuva yaba Imana yumvishe gusenga kwa Eliya hari ibintu ukwiye guhagarika ntubifate mu ruhore rw'urwego rw'ubuzima hari ibintu ukwiye kuvana uhagaze mu kwizera tugasenga Imana tugakirana tukanagira imbaraga umwaca unaca Imana isanga Eliya kugira ngo Eliya bahageze mu byerekana n'abagore cya cyubahiro cyanjye cyashize mu Isiraheli ngiye kukigaba Imana ishimwe ngiye kugarura icyubahiro cyanjye mu Isiraheli barazamuka genda wireka ngo aragenda aca arimo azamuka ngo akubita n'abo bahagije umwanya w'umubonye reka unubira ngo yikubita hasi ababa arabata ubugingo bwanjye ntubuhanye n'abandi bose ni umukozi w'Imana kuva mu buto arabata igana mu bintu nanakoze byiza nahishe abana b'abahanuzi kugira ngo bajya mu mwenda none kuba umukozi w'Imana ndaguheze umwami yarakumusitse ati yakugira tuzamuka ngiye kwiyereka Imana amen ngiye kwiyereka Imana tuzamuka kugira ngo ndamuhereze genda niba umwami ikunda bagatsi ninda mukakura ha umwuka akamutwara bagenda baje muzi ko ari umuntu w'iki w'Imana udafite ubujyana udafite uburiganya udafite ubucece ngo arazamuka ageze yabwira umwami aramubwira ngo waho yabonetse ngo yarahasa ageze imbere y'umwami aha aramusubiza aramubwira ngo uraho wabagabo we wateje ibibazo mu gihugu undi aramubwira ngo si yewe wowe n'ikibazo umuntu ari gusubiza umwami aha ntabwo ari wowe wateje ni wowe n'inzu ya se ubwigisha byakoroha ariko kubivuga abantu bakora ibyo niwo arimo arabwinya arimo ntabwo ari ke ntabwo ari igiti ntabwo ari igiti arimo arabwira umwami uyoboye igihugu ni wowe n'inzu ya se none niba uwiteka arimo bigiye kumenyekana zari twiseke urumva ikimenyetso kigaragaza ko atari umukire iyo aza kuba ari umukire kuko atakusanya nange nazanye ariko rero umukire kuko yari afite Imana ishobora byose mu nipfizi zingahe ebyiri hanyuma tugende tujye ku musozi Karumeli Imana imusubirisha umuriro araba ari Imana itari gusubirisha umuriro iraba atari Imana ngo abari baraho bizeye imbaraga z'abakuru n'abakonikoni n'abahanuzi ba Basheri ngo umwami ahawe amufata mu mashyi aravuga ngo ibi bintu bisa tubonye aho Kaini akagiye gusebera nitugera ku musozi aramwara tu agiye guseba agiye kubona ko nta mwana yiriye tugende tujye ku musozi w'icyatumye Eliya yohereza ku musozi Karumeli umunsi Ahabu yatsembaga abahanuzi ashaka kubabara yabiciye ku musozi wa Karumeli niho yari yarambuye icyubahiro cy'Imana agaragaza ko nta mwana ihari Eliya aravuga aho bayambuye icyubahiro niho nzayigarura icyubahiro cyabo aravuga ngo tujye duhunde ku musozi Karumeli umwami ashaka bavuza amapiri bavuza amapone barahamagara abantu baravuga yari yarabuze kagiye guseba ku musozi wa Karumeli kagiye kumwara ntabwo bikunda niba warasenze Imana ishobora byose imirimo y'Imana igiye kuyerekana ku buzima bwawe niba warasenze batayireshera waravuganye nayo uzabaho kubera ko Imana yaseze Imana ibaza urumva baraseba ngo ntabwo urwo yabashije gukomeye ngo bizabona ntabwo bizakunanira gusa niyo kwizerwa ibyo yavuze no kubikora izanira izabikora Imana ibaza ngo bose baravuga bati niba twabikoraga ngo bakumura abaturage bose bahamagara abahanuzi ba Bayali bahamagara ba Ashera ngo baragenda bagera i Karumeli ngo bakimara kugera i Karumeli
Eliya arababwira ngo sifite umwanya wo gutakaza mubanza abantu b'Imana bajya kumva bayeho iyo ari umuntu w'Imana usobanukiwe Imana barareba kutahasa mu biruko kumva ngo runaka yavuze ni Imana yavuze nk'umuntu kandi azaba ariko Imana kwizeye Imana ishobora byose ni umuremyi Imana ivuga bikaba yategeka idata twese kwisi ivuga bikaba iyahoze kandi Imana ikwari ubushobozi Imana ibaza Yeah!
ubushobozi bwo kubona umuntu ugatwika ibyari bihagaze mu buzima bwawe ugatwika ibyahagaze mu mibereho yawe ugatwika ibyabangamiye ubugingo bwawe nimurakomeye cyane ntacyo bitwaye nimurakomeye ntacyo bitwaye abemera ko gusenga Imana ishobora byose abakomeye aboroheje mwese muzamure ibiganza muzamure ibiganza babwira akantu kose ngo abantu bose bari bari aho muzamure ibiganza babwire muzamure ibiganza babwire ngo abantu bose bari bari aho abantu bagize iminsi baguteza amaso bagiye kubona ko hari uwiteka Imana uragace ngo bose bikubita hasi bageze gute bubamije bava iteka gusa niwe Mana bazi kuvuga muri kize niwe Mana ku buzima bwawe niwe ku bana bawe niwe ku muryango wawe niwe ku mutware wawe niwe mu kazi kawe niwe mu mibereho yawe niwe bose bikubita hasi bubamye bavuga uwiteka gusa niwe nta yindi Mana ibaho ibasha gukiza no gukora bene ako kagero usibye Imana twese usengera aho ngaho ibindi bisigaye tuzabigarukaho wari uzi neza ko mu ijoro hari Imana ishobora byose ngo Eliya afata inkota avuga ngo uhereye umunsi mwatangira gutera imipira muvuga ngo hari Imana mwese mutavuze ko n'ubu ngo abahanuzi ba Bayali abicisha inkota abicisha iki abicisha inkota bose barabamara y'ibiciro n'abarakubwira ngo ujyane kuba umwana kebura igare ryawe imvura yari yarabose igiye kongera kugira gute igiye kugwa ngo ajya hejuru ku kanunga ngo yohereze umugaragu we kuri Yorodani aramubwira ngo ihute ngo agenda bwa mbere araheba ngo agenda bwa kabiri araheba ngo agenda bwa gatatu araheba ngo agenda bwa kane araheba ariko ageze ku ituro ya karindwi ngo ahasanga agacu kangana n'ikiganza kangana n'ikiganza mwana uzi kubona umurokore wabonye agacu kangana n'ikiganza agatangira kumusuhuza kuri imitwe y'intoki ni agacu kangana n'iki muraho wagira ngo ntazi amusuhuza kandi ni akantu k'agacu kangana n'iki ntabwo ari ikiganza cyose ni akantu k'agacu kangana n'iki iyo Imana rero ikoreshe ihita ishyiraho ko iravuga ngo uyu ukora agacu kangana n'ikiganza mweretse imvura ikaba itarabamiza amasoko nimwereka agacu kangana n'ikiganza nimwereka agacu kagusha imvura tuzamukira abantu bose batabasha wiriwe shaka meze dushaka kandi nta kantu k'akanivu kangana n'iki iyi ivuga iti rero ngo wakorera abahabakisha ikikugeri sinkikujyana mu buhinde sinagucira raho ramureba hano harimo telefone harimo urufunguzo nta miti kanya gukurikira afite akantu k'akanivu kangana ngo Imana ikamwereka yuko rero afite akantu k'agacu kangana ngo ntabindi nzaba Imana ikeneye igaragaza agacu ukamurokora imvura y'amasoko yazamura amazi ay'ikuzimu ayo mu ijuru imvura yawe ukaza ugakomeza kuba iki umurokora ariko uri gucira ibintu uracyafite akantu kangana n'akaganza ntuzareba reka sengera Imana ibamugisha mu izina rya Yesu tugiye gusenga amasengesho yaramubwiye ngo kebura igare ryawe kuko imvura yari yaramaze kugira gute igiye kugwa Imana ishobora kugusha imvura y'umugisha ariko iyigusha kuri bandi iyigusha ku bantu bakiranutse bagahagarara n'Imana mu gihe gikomeye mu gihe cyiza n'igihe gikomeye bagakomeza kwitwa abakiranutsi dusengera ahantu heza ndashaka gusengera umuntu wese wakiraniwe mu mwanya ari akirengagiza ko Imana ishobora byose umuntu wese yakiraniwe imbere y'Imana hari imirimo n'ibitangaza Imana igambiriye gukora ariko irayikorera warakiranutse funga amaso yawe umusenge kandi simba muri ba bantu bahengahenda uje guhengahenda tuba tugiye kubyita ibyaha umutima wawe uhamana n'umwuka w'Imana ko wabaye amahoro
rugendo ko tugiye gusenga turasenga amasengesho turasaba umugisha umuntu wese umaze iminsi abona nta cyerekezo cy'ubuzima n'imibereho ariko mbere y'uko dusenga ubugingo bwawe ni buzima Yesu arashaka ko ubugingo bwawe bukaba buzima yaravuze agakora itangazo ngaho uzamura ikiganza zamura ikiganza nk'uko Yesu kutinda ahareba ukeneye kwakira agakiza waraguye wasubiye inyuma ntabwo cyaha Imana yarabibona zamura cyane ntabwo biteye isoni urumva umwuka zamura ikiganza cyawe ntabwo biteye isoni biteye ikimwaro igiteye isoni ni ukuzamura wambariye ku musozi zamura cyane zamura cyane zamura cyane zamura cyane zamura cyane numvise ijwi ribwira ko Imana ishaka kuyegera zamura cyane wowe wazamuye hagurukira ahantu wicaye werekera bose nabonye abantu bumva batinze mwiyizire hano nahamagaye uwunditse wumva umutima we ahamagara n'umwuka w'Imana atatari amahoro yakiranye aze hano muratambutse maze hano bakozi b'Imana baze hano tubasenge baze hano imbere muze hano imbere ntabwo biteye isoni Imana ishobora byose ntabwo wakiranye wakoze ibyaha ntabwo wabibonye ntabwo wabimenye ariko Imana yarabibonye wino hano tugusenge wino kiri umuceri hano dusengera abangaba Imana si umucuruzi w'abantu birahomba imbabazi zayo zirimo ziragendagenda hano warakiranye ubwiyizi uri umunyabyaha urahamanya n'umwuka w'Imana ko ibyaha ni byinshi bino nawe tugusenge dusenge kandi niba mwumva ijwi ribwira ngo nawe urahari dusenge wino wirukanka nshuti y'Imana wino wirukanka ijwi riri kubwira ngo tebuka Imana igutabara reka dusome umushumba azamura isengesho Mana twese mu ijuru turagushimiye kuri Imana y'imbabazi guhera mu itangiriro ukavuga iherezo kandi ukavuga ngo imigambi yawe izakomera umugambi wawe wakomeye ni ugucunga umwana wawe wari waraheze umwana utarama n'ibyaha ariko ukabigambirira kera ukamuha agakiza k'urukundo rwawe ijambo ryatubwira ngo watumenye utarakomeza mu nda z'ababyeyi babo turagushimiye ko muri uyu munsi wari ubuzi bwa bene data baje kubaza bapfukamye hano bumvishe ijwi ribahamagara yuko ari abanyabyaha kandi kuba abanyabyaha si ikibazo n'umwami ikibazo mu gutemera imbabazi zawe ubwo bemeye imbabazi zawe bakaba bapfukamye hano natwe turabasengeye nk'itorero mu izina rya Yesu imbaraga z'umwijima zawe kubazana igitugu uhereye none turazirukanye mu izina rya Yesu kandi ubugingo bwabo buhohotera imbere yawe mu izina rya Yesu uyu munsi kuko imbabazi zikomoka kuri wewe dayimoni babwira ko batababariwe turamwirukanye mu izina rya Yesu buhohotera indimi zabo babashime kandi umwuka wera ategeka ubugingo bwabo uhereye none bagendane nawe kandi amahoro agatangwa nawe ajye mu bugingo bwabo kandi Imana data uyu munsi biyumve n'ibyishimo biyumve mu mahoro biyumve mu munezero ubwiza bwawe wabakoze bwose tubisabye Imana kandi twigiye mu izina rya Yesu twebwe tuzaba amen hano babagira inama kugira ngo umucana rwose mukore nta kibazo niwe hano babagira inama hanyuma abasigaye duhaguruke twese dusenge tubwire Imana ngo twambike imbaraga n'indwara ngo tugiye kuzisengera muri uyu mwanya twese duhagurutse umuntu wese birashoboka ko ahaguruka ahaguruke dusenge ngaba abana bawe bahagurukiye imbere yawe uri Imana yo kwizerwa Imana ishobora byose Imana ivuga bikaba Imana itegeka bigakomera Imana hoseho Imana iriho Imana idahindurwa n'ibihe n'iminsi bene data bumvishe ijambo ryawe kandi dutangaje amakuru muri iri teraniro Uwiteka gusa niwe Mana Uwiteka niwe Mana niwe ushobora byose mu izina rya Yesu genera uyu mugabo genera uyu musheri genera uyu musore uyu mukobwa nta cyerekezo byari byaranze ariko uri Imana igira ikirema wabona ku kirema ukagikomeza
mu izina rya Yesu.